Umuhungu wa Juvenal Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana yongeye kwibasira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu magambo akomeye cyane. N'inyandiko ndende tugiye kubasomera hano kuri Pilot News TV, aho tugiye kwigarukaho mu buryo bwagutse. Ariko mbere yuko mbagezaho inyandiko ya Jean-Luc Habyarimana, reka mbanze mere ku nkomoko icyateye aya magambo yatumye Jean-Luc Habyarimana avuga amagambo nk'aya yavuze. Banza wumve neza gatoya ijambo rya Perezida Paul Kagame aho yavugaga kuri Jean-Luc Habyarimana, ubundi dukomeze tujya noneho ku nkuru nyamukuru. And lately, the son of the former leader of Rwanda, who led this country into genocide, and other close collaborators of his, have been visiting Kinshasa in order to deepen the alliance with FDLR. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarari kuvuga ku buryo umuhungu wa Juvenal Habyarimana yagiye Kinshasa akakirwa neza, ndetse muri gahunda yo kwagura imikoranire ye n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Reka noneho mbere yuko tujya muri iyi nyandiko irimo amagambo akakaye mu buryo bukomeye, reka mbanze bagezeho uyu mugore numwe mu bantu batuka, numwe mu bantu bandagaza. Ndakoresha imvugo kwandagaza kuko akoresha amagambo atari mikinyabupfura habe na gike, akaba atuka abayobozi b'u Rwanda, ubuyobozi b'u Rwanda muri rusange. Aha rero yari ari kubwira umuhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, ari kumubwira amagambo akomeye cyane kandi arimo ubugome, amagambo nyandagazi. Reka tubanze tumwumve gatoya cyane amasegonda make, ubundi tugaruka noneho kuri iyi nyandiko ikomeye cyane irimo amagambo akakaye ya Jean-Luc Habyarimana. Meza ko ari abanyabyaha kuko ntago wavuga ngo se yari umwere ngo njye ko yari umwere wicerera turamo igitegereza ko gatanazi anyuma y'imyaka ine afungura ngo zo kuvuga ibyo uje kudefana so na nyoko nuko so n'umwicanyi. Habyarimana n'umwicanyi. Reka mvuge Habyarimana kuko nawe ntago uvuga papa, nawe uvuga Habyarimana. Abana ba Habyarimana muvuga Habyarimana, nage ndiko mbabwira nababwiye nti nka so sinamuvuga nka so kuko ndi umubyeyi wanyu, ariko nka perezida w'igihugu ndamuvuga ko yari igicucu, yari ikigoryi. Habyarimana yari ikigoryi. Nawe uri kuvuga ntabwo uvuga ngo papa, uvuga Habyarimana nka perezida kuko papa yari mu rugo iwanyu hahandi mubyuka ayambaye pinjama, umubona azunguza utuntu tw'imbere muri pinjama, yuko tubona akagenda muri dushaga akituma bikanuka. Reka noneho mite ngomereza kuri inyandiko ikomeye cyane y'umuhungu wa Juvenal Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, aho yatangaje amagambo akomeye cyane ari mu bugome nk'uko tugiye kuyisobanura muri rurimi rw'ikinyarwanda. N'inyandiko yanditse muri rurimi rw'igifaransa, ariko turagerageza kwigenekereza mu kinyarwanda mu magambo ashobora kumvikana. Yatangiye agira ati: ese Kagame yaba abuze ayacira n'ayamira? Inyuma y'ibihano bya Amerika, Kigali iri gushaka abo kugerekaho amakosa, kandi yatangije ibikorwa byo gusebya Jean-Luc Habyarimana. Yakomeje agira ati: amagambo Perezida Paul Kagame yavugiye imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda kuwa 6/2026 ahanshyira ku karubanda, ahuza ingendo zanjye bwite n'imigambi mibisha ngo yo guhirika ubutegetsi bwe, akeneye gusobanurwa byihuse. Ibi birego bije mu bihe byihariye, ibihe by'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda kubera uruhare rwacyo rugaragara mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uruhare ruherutse kwemezwa n'u Rwanda binyuze muri ambasade yarwo i Washington mu rwego rwo kotswa igitutu n'amahanga kuri ubu butegetsi bushotorana, ndetse n'uruhare rwabo ruzwi mu guteza umutekano muke mu karere. Muri ibi ijambo rya Paul Kagame ntirisa n'irisesengura cyangwa n'isesengura rya diplomasi ku miterere y'akarere, ahubwo nigerageza ryo kwishakira impamvu za politike mu kwerekana abanzi bashya no guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibihungabanya umutekano. Arashaka gukuraho amaso y'amahanga amunenga no gukomeza inkuru yabaye ishingiro ryo kuramba ku butegetsi bwe.
ibibazo anshinja rero ntabwo bishingiye ku mpaka zisanzwe za politike, biri mu ngamba zimaze kumenyekana neza: guhimba abanzi, kwambura agaciro ijwi ryose ryigenga, no kwikuraho uruhare mu bibazo by'akarere akarushyira ku bandi bo hanze. Ibi byose nta gihamya na gito ashingiyeho. Ni ngombwa rero kubasubiza neza kandi ingingo ku yindi. Ngo ni ngombwa kubisubiza neza kandi ingingo ku yindi. Ingingo ya mbere yagize ati: ikirego kidafite ishingiro kandi gisekeje. Ati: namaganye nivuye inyuma amagambo ya Perezida Kagame. Ibyo niyemeje bizwi na bose, bihoraho kandi ntibishidikanywaho. Ni iby'amahoro kandi bishingiye kuri politiki, bishingiye ku mahame atatu yoroheje: uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda bwo gutaha mu cyubahiro, ubwiyunge nyabwo hagati y'abanyarwanda bose, ubutabera bungana ku bahuye n'ihohoterwa ryabaye mu karere kacu, guhindura ibyifuzo byemewe n'amategeko, umugambi mubisha n'imyumvire ishingiye ku bwoba, si isesengura rikomeye. Icya kabiri, guhindura amateka ku nyungu za politiki. Mu ijambo rye Paul Kagame yavuzemo umuhungu wahoze ayobora u Rwanda wagize uruhare mu kuyobora igihugu kigana kuri jenoside. Iri jambo ririmo kuyobya amateka kandi rifite uburyarya. Ni ngombwa kwibutsa ukuri kw'ingenzi. Ashingiye ku ntego ye ubumwe, amahoro, amajyambere, Perezida Juvenal Habyarimana yakoze cyane mu gushaka ubumwe bw'igihugu. Aho kuyobora igihugu kigana kuri jenoside, yahisemo inzira y'imishyikirano, agirana amasezerano ya Arusha na FPR, nubwo igihugu cyari mu bihe by'umutekano muke ndetse n'ubwicanyi bwatewe n'igitero cy'izo ngabo kuva mu 1990. Kubura kwa Perezida bitunguranye nyuma yo kwicwa nibyo byasenye iryo ringaniza, maze akarere kinjira mu bihe by'iterabwoba. Yishwe kuwa 6 Mata 1994 mu gitero cy'iterabwoba cyagabwe ku ndege yari imutwaye, cyakozwe na FPR. Iyi jenoside yatangiye nyuma y'icyo gikorwa kandi kwicwa kwe byemezwa n'umuryango w'abibumbye ONU ndetse n'inzobere nyinshi ko ari cyo cyabaye imbarutso yihuse ya jenoside. Iperereza mpuzamahanga ryamaze imyaka myinshi risuzuma iki kibazo nyuma y'imyaka irenga 10 y'iperereza n'amafaranga arenga miliyari 1 y'amadolari yakoreshejwe. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ntirwigeze rubasha kugaragaza ko hari umugambi wa jenoside wari warateguwe mbere ya 6 Mata 1994. Amadosiye y'urukiko ubu araboneka ku mugaragaro kandi buri wese ashobora kuyasoma agasuzuma imyanzuro abacamanza bagezeho nyuma y'imyaka myinshi y'imanza. Mu yandi magambo, uko ibintu byakurikiranye birasobanutse. Jenoside ntiyatangiye ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana, yatangiye nyuma yo kwicwa kwe kandi urupfu rwe nirwo rwayibereye imbarutso. Gukoresha izina rye uyu munsi mu rwego rwo gushinja abantu mu bya politiki ni ukwandika amateka bundi bushya ku nyungu za politiki. Ni ngombwa kandi kwibutsa ko nta jambo na rimwe rya Perezida Juvenal Habyarimana ryigeze rihamagarira urwango cyangwa kwica abanyarwanda, haba ku giti cyabo cyangwa kubera ubwoko bwabo. Ahubwo amagambo ye yakundaga guhamagarira ubumwe kandi yakundaga kuburira abanyarwanda ku mutego w'umwanzi, ni ukuvuga imbaraga zishaka kubacamo ibice. Ku rundi ruhande hari amagambo menshi ya Perezida Kagame agaragaza gutanya abantu, harimo naho yagaragaje mu buryo butaziguye ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora gukurwaho, ndetse naho yavuze amagambo akakaye ku bantu wafata nk'abanzi b'ubutegetsi. Hari n'izindi disikuru nk'iyo yavugiye Murambi, aho yavuze imbere ya kamera ko yicuza kuba atarashoboye kwica benshi mu bantu bahungiye muri Kongo. Iri tandukaniro mu mvugo no mu myitwarire rikwiye kwibutswa igihe umuntu ashaka gutanga amasomo ku mateka cyangwa ku ndangagaciro za politiki. Ingingo ya 3 yagize ati: ingamba za politiki zishingiye ku guhanga abanzi. Uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana yakomeje agira ati: mu myaka 30 ishize ubutegetsi bwa FPR bwagiye bukoresha uburyo buhoraho
uburyo bwa mbere yavuze ni ukwiyerekana nk'uwahohotewe iteka, ubwa kabiri gushaka abanzi imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo, ubwa gatatu gukoresha ibyo birego mu gusobanura igitugu n'ibikorwa bya gisirikare. Bityo umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi ahita afatwa nk'umujenosideri, umuterabwoba cyangwa umufatanyabikorwa wa FDLR. Ibi bituma hadashyirwa mu biganiro ibibazo by'ingenzi. Ibyo yavuze harimo ngo gufunga urubuga rwa politiki mu Rwanda, guhindura abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanyabyaha, ndetse akavugaho ngo kubura impaka za demokarasi. Icya kane, uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana Jean-Luc yagarutseho yagize ati kudahuza mu by'ubutegetsi bushinja abandi. Aha yagize ati uyu munsi Perezida Kagame anenga ibyo yise imikoranire hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abayobozi ba Kongo. Ariko ijambo ririmo kwivuguruza gukomeye. U Rwanda rumaze imyaka rucumbikiye ku butaka bwarwo abagerageje guhirika ubutegetsi n'abayobozi b'intambara bagize uruhare mu guhungabanya umutekano mu karere, barimo General Laurent Nkunda, Colonel Jules Mutebutsi wapfiriye i Kigali muri 2014, abasirikare benshi bagize uruhare mu myivumbagatanyo yo muri Kongo, ndetse n'abagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2015 harimo General Godefroid Niyombare. Ni nayo mpamvu u Burundi bwafunze umupaka wabwo n'u Rwanda kuva imyaka myinshi ishize. Hari kandi urutonde rurerure rw'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baturutse muri Kongo, u Burundi, Tanzania ndetse na Uganda bakiriwe cyangwa bagashyigikirwa na FPR mu myaka 30 ishize. Bityo rero ikibazo kirigaragaza. Ni iyihe mpamvu Paul Kagame cyangwa ni iyihe ngingo Paul Kagame yashingiraho yiha uburenganzira bwo gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwishobora kwakira cyangwa guhura nawe? Ubwigenge bw'ibihugu ntibugomba gukoreshwa mu buryo bihitiyemo. Icya gatanu yagize ati kuyobya uburari ku nshingano z'u Rwanda mu karere. Yagize ati ibi birego bije mu gihe cyihariye. Mu myaka myinshi ishize raporo mpuzamahanga nyinshi zagaragaje uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inkunga ya Kigali ku mitwe yitwaje intwaro, ubucukuzi n'inyirizwa ry'umutungo kamere wa Kongo mu buryo butemewe. Muri iki gihe rero guhanga inkuru y'umugambi mubisha cyangwa kuba bagambanirwa kuba igihugu cyaterwa, ubwo sinzi uko nabivuga mu mvugo ya nyayo, bigamije cyane kuyobya uburari ku kuri kw'ibiri kuba. Icya gatandatu yagize ati igitero ku kimenyetso cy'amateka. Umuhungu Habyarimana yagize ati ubu bukangurambaga ntibugamije njyewe gusa, bugamije icyo izina Habyarimana risobanura mu mitima ya benshi mu Banyarwanda, rikaba ryibutsa igihe u Rwanda nubwo rutari rutunganye rwabaga ruri mu mahoro n'abaturanyi barwo, rutagira ibikorwa bya gisirikare bihoraho mu karere, rufite ubufatanye nyabwo mu karere. Urwo rwibutso rero rurabatesha umutwe kuko ruvuguruza inkuru yemewe ya FPR ivuga ko amateka yose y'u Rwanda mbere y'1994 yari umwijima n'igitugu gusa. Icya karindwi umuhungu wa Juvenal Habyarimana Jean-Luc yagarutseho yagize ati ukuri kuzatsinda amaherezo. Ati u Rwanda rukeneye ukuri, ntabwo rukeneye icengeza amatwara. Amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo ashobora kubakwa hatari inkingi enye. Inkingi ya mbere yavuze ni ukuri kw'amateka no gukuraho ivangura mu kwibuka. Indi nkingi yagarutseho ni ubutabera ku nzirakarengane zose. Indi ni ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda bose. Nta mahoro nyayo ashobora kuva ku bwoba, iyobyaburari cyangwa kwegekaho ububisha igihe cyose ku gice kimwe cy'abaturage. Mu gusoza yagize ati umwanzuro ibirego bya Perezida Kagame ntibizaninyisha, nzakomeza guharanira mu buryo bw'amahoro na politike ukuri kw'amateka, icyubahiro cy'impunzi, ubutabera kuri bose, ubwiyunge nyabwo bw'Abanyarwanda. Amateka azaciye urubanza buri wese, ntabwo ari kwicengeza amatwara ry'akanya gato, ahubwo ashingiye ku bimenyetso, ku bikorwa.
kandi ukuri ntabwo kuvuguruzwa. Umunsi umwe uzagera ubwo u Rwanda ruzongera kugira ubutwari bwo kuganira umutuzo w'ukuri ndetse n'amahoro hagati y'abana barwo bose. Kuri uwo munsi ntituzaba tukivuga ku bugambanyi bw'ibihimbano, hazavugwa kuvugurura no kongera kuvuka kw'igihugu. Jean-Luc Habyarimana. Ngira ngo rero murabwiyumviye neza cyane ubutumwa bwa Jean-Luc Habyarimana, akaba ari ubutumwa bukomeye burimo amagambo akomeye cyane, harimo kugaragaza jenoside ebyiri. Ngira ngo mwabyumvishe muri iyi ngingo yagarutse ku bijyanye ngo n'ukuri kw'amateka no gukuraho ivangura mu kwibuka. Aha ni ku ngingo ya 7 yavuze ngo kuri kuzatsinda amaherezo, ndetse n'andi magambo akomeye cyane yagiye avuga, yaba kubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba ku magambo n'ubundi Perezida Paul Kagame yavuze amushinja kuba yaragiye Kinshasa, ndetse n'ibindi byose byo kwihuza na FDLR. Ni amagambo, ni ubutumwa bukomeye cyane bwatanzwe n'umuhungu wa Habyarimana. Ubutumwa rero bukaba bwakomeje kunengwa mu nzego zitandukanye n'abayobozi bagiye batandukanye b'u Rwanda. Abaturage b'Abanyarwanda benshi bakaba banenze uyu muhungu wa Habyarimana, bavuga ko yirengagije ibikorwa nkana byakozwe na se Juvenal Habyarimana ku buyobozi bwe, yaba guheza abatutsi ndetse n'andi magambo menshi yagiye akoresha. Ubwo ndavuga mu bayobozi bagarutse kuri aya magambo, harimo umwe mu bayobozi bakomeye cyane, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, aho nawe yamunenze ku buryo bukomeye cyane ndetse agakoresha amagambo arimo facts nk'uko tugiye kubigaragaza cyangwa ibimenyetso. Yagize ati, Bwana Jean-Luc Habyarimana, namenye ko mwahakanye ibyo mwashinjwaga mu magambo magufi cyane, ariko ibyo bikaba bitandukanye n'inyandiko ndende mwanditse yo kwisobanura, aho mwavangavanze ingingo nyinshi zidafite aho zihuriye n'ikibazo nyamukuru kiriho muri iki gihe. Nkaba ndibuze gushyira ku ruhande uburyo mushimagiza mu buryo bufite uburyarya ubutegetsi bw'icyaha bwa so, imiryango y'abanyapolitike bo muri Repubulika ya mbere, imiryango ya Felicula Nyiramutambirwa, iya Padiri Silvio Sindambiwe n'abandi banenze ubutegetsi bose bishwe na so, kimwe n'abatutsi barokotse ubwicanyi bwabereye i Murambi, Kibirira, Bugesera, Mukingo n'ahandi mu gihugu mu ntangiriro z'imyaka 1990, bazabasubiza uko bikwiye. Ntabwo ndibuze kugaruka kandi ku buhamya bukomeye bwa babibonye n'amaso yabo, abakobwa bundi muntu wagizwe igitambo n'igitero cyo kwa 6 Mata 1994, babashinje ku izina imbere y'ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ububiligi kuwa 22 Kamena 1994, mu gihe nta mpamvu yari hari yo kubakeka. Babashinja ko mwigeze gutera ubwoba ko mwari kurasa mukoresheje imbunda ya Vector R4 mwahoraga mwitwaje mu murambo w'uwari Minisitiri w'Intebe Agatha Kanziga wishwe muri icyo gitondo. Ndibanda gusa ku kuba mwita ingendo mukunda gukora i Kinshasa ingendo bwite. Igisubizo cyanjye ni iki? Ibyo ni ugutuka ubwenge bwacu, haba mu buryo busanzwe cyangwa mu buryo bw'inzego z'ubuyobozi. Ahangaha imico yanyu yo mu 1994 yo kwihutira ibintu no gukoresha urugomo igarutse mu buryo bugaragara, aho kwibera mu buzima butuje mu buhungiro bwanyu i Paris, aho gushaka akazi gahoraho mu Bufaransa, mwahisemo kwinjira mu kibuga cya politike mutanga serivisi zanyu kuri FDLR, umutwe ugizwe n'abakoze jenoside, ndetse no kuri Perezida Tshisekedi mu rwego rwo gutegura ibikorwa byo guhungabanya igihugu cyanyu ubwanyu. Ariko ndimuhumure, iki kibazo turagifata nk'icy'ingenzi cyane kandi gikomeye. Ngira ko rero muri ubutumwa bukomeye cyane Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yahaye umuhungu wa Juvenal Habyarimana, na wundi ni Jean-Luc Habyarimana, aho nawe yamuhaye ubutumwa bukomeye cyane kandi butomoye. Inshuti bakunze ba Pilot News TV, ngira ngo murabyumvira neza cyane, mukomeze mane nanjye nandi